Tubasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nshimiye Imana yabarinze neza. Tumeshukuru Mungu ambaye amewachunga vema. Natwe yaturinze. Nasi ametuchunga. Imana ni nkuru. Ile Mungu ni mkubwa sana. Ububasha. Ina uwezo. N'ubushobozi. Ina mamlaka. Niyo yatangiye. Ni yule ambaye alianza. Yatangiye Grace. Ilianza kanisa. Itangiza ijambo. Ikaanza na neno. Kugira ngo dukizwe. Kusudi tupate kuokolewa. Kwa yatangiye. Vile alianza. Ni kwizahereza. Ni vile itakomesha. Kimana yatangiye. Sababu Mungu alianza. Kwa yatangiza ijambo ryayo. Alianza na neno lake. Niryo rizazamura umugeni. Itanyakuwa bibi harusi. Ije twari turi hano. Jana tulikuwa hapa turukumva iby'agaciro. Tukisikia mambo ya dhamani, ibyo kurya bibeshaho, chakula ya kuacha tunaishi. Jambo ry'Imana, neno la Mungu riruta byose, na ni zaidi ya vyote. Risumba na Biden, na zaidi ya Biden, risumba n'amamodoka mwaparitse hanze, zaidi ya magari ambayo kugezaho risumba na mama wambyaye, ni zaidi ya mama aliyezaa. Hanu wanye naryo, hakuna anayefanana kereka gira ryo, bali mwenyewe uko yatangiye bila alianza niko izasoza. Ni vile itakomesha. Uko Yesu Kristo yakoraga, jinsi Bwana Yesu alikuwa ari gukora nanone, leo ndio vile anatenda jusqu'à la fin. Hadi sasa, hadi mwisho. Muje mumukunda, Bwana anakupenda, kandi muje mukunda parole. Mkwe anapenda neno, ntabwo igurwa, ni kuntu. Kwa neema. Agira udusomera Yesaya igice cya mtu adusomee Isaya. Katurebe. Acha tutazame. Mungu ni mzuri, Mungu ni mzuri sana. Isaya 55 ngira ngo Isaya 55 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Shairi ya kwanza hadi ntabwo bigurwa, haiuzishwe, ni kubuntu, ni kwa neema. Mtakuwa mkiketi. Amen. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Kabisa. Mungu akubariki. Hiyo ni neno la Mungu. Ninde waje muri Korogada atajanya amafaranga? Ni nani anaweza kuingia katika soko la Koroga bila pesa? Ni nani anaweza kuenda bila food stamp? Ninde wajemo atajanye karite ya banki? Ni nani anaweza kuingia bila kadi ya banki? Ariko Uwiteka ari kuvuga ngo, lakini Bwana Mungu anasema eti mu muhanuzi wayo, ndani ya nabii wake, niko kanwa k'Uwiteka ngo muze mugure vino n'amata, ni kubundu. Mugenda muririmba indirimbo muvuga muti, iwacu hari ibyo kurya. Imana yaduhaye ibiryo, Imana yaduhaye umuhanuzi, Imana yaduhaye abakozi, Imana yaduhaye ibyo kurya. Nihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Turi kubasogongeza, tulikuwa tukiwaonjesha ibyo kurya ni kubuntu. Chakula ni kwa neema. Ibyo kurya bibeshaho, ni chakula kwa tunaishi. Ntabwo umuntu azabeshwaho na bya bintu byo muri Koroga, ahubwo ijambo niryo rikuru, nirwo mutungo mukuru. Ufite ijambo rwose ryaratsinze, ryaranesheje, rinesha n'urupfu. Yaduhaye n'ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Duhaguruke kubwo igice cya none. Simamini kwa kipindi cha leo. Ni igitabo cy'abacamanza, ni kitabu cha Waamuzi hamwe igitabo cy'Itangiriro na kitabu cha Mwanzo. Ahandi turaza kuhasoma, penginepo tutasoma baadaye. Turasoma igitabo cya mbere twicare, tutasoma kitabu cha kwanza tuketi, ahandi turahasoma twicaye. Penginepo tutasoma tukiketi. Igice cya 11
kipindi ya 11 umurongo wa 29 shairi ya 29 kugeza hepfo. hadi chini. Undi araza kudusomera Itangiriro, Mwingine atasoma Mwanzo, undi turaza kumubwira hari busome, ariko aha ngiye kuhasoma duhagaze mu izina rya hapa Yesu. nataka kupasoma tukisimama kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Umwuka w'Uwiteka yaje kuri Yefuta, anyura i Galeyadi n'i Manasi, aja i Misipa y'i Galeyadi, avayo afata mu Bamoni. Nuko Yefuta ahigira Uwiteka umuhigo ati, nungabiza Abamoni ngatabaruka amahoro, mvuye kubatsinda, ikizabanziriza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba ico Uwiteka, nanje nzagitangaho igitambo coswa. Nuko Yefuta aratabaruka atera Abamoni, arwana nabo, Uwiteka arabamugabiza, arabamugabiza, arabatsinda, arabatikiza, uhereye kuri Aroweri ukageza Iminiti, imidugudu ya Keramimu yica benshi cyane. Uko niko Abamoni bacogojwe imbere y'Abisirayeli. Nuko Yefuta aratabaruka aja iwe i Misipa, yenda kugera iwe, umukobwa we asohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina, aje kumusanganira. Kandi uwo mukobwa we yari ikinege, nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we. Amubonye ashishimura imyenda ye, aravuga ati, ye baba we, mwana wanje, ko umbabaje cyane, ko uri mu bampagaritse umutima, kuko nahigiye imbere y'Uwiteka, none simbasha kwivuguruza. Aramubwira ati, data, ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka, mpigura kuko wahize. Nuko Uwiteka yaguhosheje ababisha bawe b'Abamoni. Nyuma uwo mukobwa abwira se ati, unyemerere icyo ngusaba, ube undetse amezi abiri ngende manukane mu misozi na bagenzi banje, ndirire ubukumi bwanje. Se aramusubiza ati, genda. Aramusezerera ngo amare amezi abiri, ajane na bagenzi be aririra ubukumi bwe mu misozi. Nuko amezi abiri ashize agaruka kwa se. Se amuhigurira Uwiteka kuko yahize, kandi yari atararongorwa. Bihera ubwo biba umugenzo mu Bisirayeli, uko umwaka utashe, inkumi z'Abisirayeli zikaja kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugaleyadi iminsi 4 mu mwaka. Amen. Umucunguzi wacu Yesu Kristo, Imana nkuru wabaye umutabazi wacu kuva kera, uhabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Muri aya magambo utuvaniremo icyo kurya cyo kuri aya maguru, avemo umuti wo gukiza abarwayi, avemo ubwungo bwo kunga imivune. Uwiteka umanuke utumurikire, dushire ku musozi utuvane mu mubande, tuvane mu mubiri udushire mu mwuka. Abavuga n'abumva duhabwe umugishwa n'Uwiteka. Bisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Twabasha kwicara. Mwaweza kuketi.
Wamusomyi wabonye igitabo cy'Itangiriro 22. Msomaji aliyepata kitabu cha Mwanzo 22 arahera aho arageza ku murongo wa 14. ataanzia hapo atakomeshea kwa shairi ya 14. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu aritaba ati karame. Iramubwira iti jana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, uje mu gihugu cy'Imoriya, umutambireyo ku musozi ndi bukwereke, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare, ashira amatandiko ku ndogobe ye, ajana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana yasa inkwi zo kosa igitambo. Ahaguruka aja ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigare hano, indogobe nje n'uyu muhungu tuje harya hirya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajana n'umuriro n'umusho, bombi barajana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanje. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyoswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanje, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyoswa. Nuko bombi bajana begera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubaka igicaniro yarekaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa musho amusogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhagarara ari mu ijuru ati Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso areba abona inyuma ye imfizi y'intama y'amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitamba igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka tuzabona. Amen. Bwana Mungu abariki maneno yake katika neno. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunafurahi. Amen. Basi hatufurahi kwamba tumevala vizuri. Hatufurahi kwamba tulikula. Hatufurahi kwamba tuko majengo nzuri. Bali kuna kitu moja tu ambaye Mungu alituandalia, ni kile ambacho tumengoja. Kama hakiko hatuwezi kuja, kama hakiko nami siwezi kuja, kama hakiko kama tumeka amati zingine, lakini haina maana, bali kuna kitu ambacho kikuleta, na wewe ndio kikuleta, Mungu awape katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wanayohitaji watapata. Kumbe ni nzuri sana. Umuhanuzi alikuvuga neza ati, nabii anasema vizuri eti kitu ambacho utahitaji mbele ya Bwana Mungu bizaterwa nawe, itasababishwa na wewe pekee.
Juza ukeneye. Kile ambacho utahitaji. Ni ufite imbaraga. Kama una nguvu. Tuzishize ku mubare zikabari nk'ibi. Tukiendelea kuziweka katika hesabu inakuwa kama 2. Izisigaye zose Imana zikongera. Zote zile ambazo zinabaki kuongezea. Sababu una mahitaji. Kuko n'ubundi hari imbaraga turi gushaka. Na leo tuna nguvu ambazo tunahitaji. Ntabwo twayigeraho. Lakini hatujaipata. Umunsi tuzayibona. Siku tutaipata. Tuzarara mwisi. Tutalala duniani. Ariko ntabwo tuzayirinda. Lakini hatutashinda huko. Tuzabona iyo mbaraga. Wakati wapata ile nguvu. Tuzirirwa mwisi. Ariko ntabwo tuzayiraramo. Cyatuzanye rero ni amagambo y'Imana. Tuleta ni maneno ya Mungu tu. Kandi Imana nziko yateguye. Kweli ninajua kwamba Mungu aliandaa. Umuntu ashobora gutegura. Mwanadamu anaweza kuandaa bigapfa ubusa. Na kuva bure. Ariko Imana yategura. Lakini Mungu akiandaa. Nubwo haba ari mu bukwe. Hata inakuwa katika harusi. Imana idateguye inzira. Bila Mungu kuandaa njia. Uwo wacujije ubukwe yo birya wenyine. Yabishobora. Namwe mutari hano sinabwiriza izi ntebe. Nini kama hamuko? Kandi namwe ntaraha nta muntu ikinoni cyababwiriza. Mwaririmba mwariza mugataha. Mutaimba na mutarudi. Twese ni ukuzuzanya. Sote ni kusaidiana. Ariko nta bisho dufite. Lakini hakuna mapya ambayo tunayo. Nta ni bya bindi. Yale ambayo mnajua. Ya nyubako yacu. Kama ile jengo. Ni ukuzuzanya. Ni kusaidiana. Kugira ngo inyubako yuzure. Jengo lipate kujaa. Ni ukuzuzanya. Ni kusaidiana. Nta kindi turi gukora. Hakuna kitu kingine ambacho tutatenda. Nibuye kurindi. Nijue kama jiwe lingine. Tofali kurindi. Tofali kama tofali lingine. Uraza nutuzi. Atakaileta maji. Uraza numuchanga. Ataleta mchanga. Uraza ni giti. Ataleta muti. Uraza ni sima. Ataleta sima. Nukugira ngo inyubako yuzure. Kusudi jengo lipate kujaa. Ejo twari turi kuvugana tulikuwa tukiongea eti mubwiriza yaravuze ati mubwiriza alisema eti ibiho byose byahozeho yale ambayo yalikuwa kandi byakozwe nibyo bizongera gukorwa nta na kimwe kiri munsi y'ijuru cy'inzaduka kama kipya wagwa mu mutego nuwavuga ngo yanguka ndani ya mutego ejo badusomeye Zaburi none n'uyu munsi bayisoma leo waliisoma ko ari byo byo kurya byanje ndiye chakula changu baba gutakeye umuceri hamwe n'agasose ka chicken ni mugoro mu gitondo bagashusha ukavuga ngo birandambiye unasema inakuchosha rero muce dusangirire ku meza y'umwami acha tuchangilie katika meza ya Bwana Mungu ndikubona amaso ganyu gatangiye guca ninaona macho yenu naanza kuangala ndikubona muri beza ninaona mko wazuri sana ako gashusho mufite ile umba ambayo mnayo ikiri kuburaho Imana icyongera kitu ambacho kinakosa Mungu apate kukiongezea tugiye kuganira ijambo rivuga riti ongea neno la kusema eti igitambo kizima zabihu nzuri igitambo kizima zabihu nzuri igitambo kizima zabihu nzuri aho twasomye mahali tumesoma mu gitabo cy'abacamanza ndani kitabu cha Amuzi igitambo kizima ntabwo kibura zabihu nzuri au ntabwo kibura n'uburenganzira kosa ni uhuru wetu kandi igitambo burya kiganira n'uri kugitamba zabihu inaongelewa na ule niba mwakurikiye neza kama mlifuata ariko ntabwo kiburana lakini haiwezi gusamba ahubwo kiremera bali kinakubali ntabwo kije impaka haiwezi kuleta ngo ntabwo uri buntambe ahubwo ufite ingorane ni wa wundi ugiye kugitamba yule ambaye anataka kutoa ile zabihu kuko nabona ko ari cyiza sababu kiona ni nzuri kandi cyari cyo gikwiriye ambayo ndio inastahili afite ingorane ese ugitamba ute unajitoa je ushobora kugitamba gute unaweza kujitoa je igitambo kizima zabihu nzuri kugira ngo Imana icemere wagitamba gute utajitoa je ko kitaburana ku burenganzira bwacu katika uhuru wake kaisambe ku haki yake ntabwo cyaburana ku burenganzira bwacu ukitoa waitakubali nujitanga kiremera hakuna kusamba hapo kiburana kama ni mbuzi ya kunenepa kama ni ng'ombe ya kunenepa kama ni mtoto munene kama ni mwekundu kama ni mfupi Daudi alikubaliwa Daudi aremewe lakini wa ndugu zake wote walikuwa warembo walikuwa wazuri walikuwa wana msimamo mrefu walikuwa na nguvu lakini Daudi alikuwa na nguvu ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu zabibu yake Mungu ayekubali
lakini zabihu ya ndugu zake Mungu alikataa. Akasema uwe nimemugairi na ule nimemugairi, lakini Daudi Mungu alimkubali. Jina la Bwana wetu lishukuriwe. Igitambo ntabwo gisamba. Zabihu haiwezi kusambiwa. Abalewi 19. Walawi 19. Umurongo wa 5. Shairi ya 5. Sana. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Uko mutambi Uwiteka igitambo cyuko muri amahoro, muje mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Amen. Nutambira Uwiteka igitambo. Kama unatoa zabihu mbele ya Bwana Mungu, uje ugitamba, unaitoa uburyo Imana iri bucemere. kama vile Mungu atakubali. Waba waraye uri kuroga, Utalala ukiroga watu, waba waraye uri gusambana, utalala ukizini, waba waraye uri gutukana, ulilala ukitukana, waba waraye uri kwiba, utalala ukiiba, ukazanira Uwiteka igitambo Bwana akacakira. Mungu zabihu ataikubali. Nutambira Uwiteka Kama igitambo, unatoa zabihu mbele ya Bwana Mungu, ugerageze jaribu urebe ko Imana iri bucemere. kwamba Mungu atakikubali. Umanze udeserine neza, Anza kuchunguza. nubona Imana iri bucemere, Ukiona Mungu atakubali, sava ugitange. ni vizuri Ariko kutoa. nubona itaracemere, Ukiona kama atakubali, ujioshe, ujioshe kwanza, uanze kujitakasa. La sanctification, wiyeze kugira ngo Imana ikwemere, kuko utejejwe ntabwo azabona Imana, ariko uwezejwe atapata arevema. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuganira ijambo rigira riti igitambo kizima. zabihu nzuri. Manza wiyeze n'igitambo ceze, ugitambira Uwiteka, Uwiteka aracakira. Atakikubali. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Reba uburyo kiremerwa, Tafuta jinsi kitakubaliwa. nicyemerwa Kubaliwa ugitambe, upate kuitoa ile nacyo zabihu. ni ukuceza, Nayo ni kuitakasa. uceze Itakase kitagira inenge, bila taka. urebe ko Imana iri bucemere. Uone kama Mungu Ariko atakubali. gisa n'ibyanditswe, Sababu gisa na mesaje. kama maneno ya Mungu, Ugitambe ukitoe, we kugitamba nka Kayini, ukitoe kama utambe usitoe kama nk'icya Kaini. Abeli. Utoe kama Abeli. Ayo maraso Ile damu avuga ibyiza anayosema vile kuruta ya Abeli. shida ya Abeli. Icyatumye babivuga nuko Abeli hari ibyo yatambye byiza, nuko amaraso y'umwana w'intama w'igiciro cyinshi Zamani aje gutamba, pate kuitoa nawe aba zabihu. igitambo kizima, Nawe akawa zabihu ariko nzuri, cyemewe, na ambayo kimekubaliwa. kiruta icya Abeli, Zaidi ya ariko Abeli. kitaruta icya Kayini, kuko icya Kayini Imana yaracyanze. Abeli abyitegereje atamba igitambo gisa n'ijambo, Imana iracakira. Mungu akaikubali. Cyashushanyaga nde? Umwana w'intama uzaba igitambo ku bwacu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Abaroma 12, Warumi 10 12 Warumi 12 umurongo wa mbere, shairi wa kwanza. hagira uwihuta. Kwa wa kuharakisha. Abaroma 12 umurongo wa mbere. Warumi 12 shairi wa kwanza. Kuganira ngo Tunaongea eti zabihu nzuri. igitambo kizima. Zabihu nzuri. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko bene data ndabinginga ku bw'imbabazi z'Imana ngo Ndi kubahata. Bene data ni kubahata. Wakaza. Uwo ninde? Ule ni nani? Ni Frere Paul. Ndugu Paul. Ni Frere Paul. Ndugu Paul. Nuko bene data, Sawa ndugu. wa ndugu, Bene data. wa ndugu, Bene data. ninawasihi Ndabinginga kwa neema ya Mungu. ubuntu bw'Imana. Avance. nuko bene Komeza. data ndabinginga ku bw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera Ibigori, Imihimbi. ibirayi, Viazi. amasaka, Mtama. ihene, Mbuzi. nyiri yenu. Iwe zabihu ya kweli, Kabibi gitambo. ibitambo bizima. Gitambo. Zabihu nzuri. Bigenza bite? Ya aina gani? ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Yicarire. Ikara ndugu. Bene data, Ndugu. ndabinginga Si. kugira ngo Kusudi. mutange imibiri yanyu Kwa ajili yenu. ibi bitambo bizima. Zabihu nzuri.
bishimwe n'Imana, ambayo ariko kuyikorera, tupate kuitumikia, ariko kugenza ute? Kuyikorera. Tanga umubiri wawe ukorera Imana utinuba kandi udahatwa. Reka gukorera Satani. Satani ibyo birarangiye, ikiriho ni ugukorera Senyeri, kuko azaguhemba. Niwe ufite ingororano, niwe ufite ubutunzi butangirika, yaduhaye ubugingo. Muje mumfasha tumukurire ubwatsi. Izina rye nirihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Yefuta aragiye, Yefuta akaenda, ajya mu Bamoni, anaenda katika Bamoni, ajya anyura imisipa y'Galeyadi, aragenda aja ku rugamba, aravuga ati ariko sinagenda nicyo, nagenda ntacyo nitwaje, nditwaza Uwiteka, ariko ndamanza ngirana nawe imishyikirano. Ntabwo napfa kuja gutabara, ntabwo napfa kuja kurwana. Urarwanisha iki? Warwanisha iki? Udafite Uwiteka ntiwashobora urugamba, utari kumwe na Senyeri ntiwarushobora. Gaburiyeli ataguherekeje wagenda ubusa, kandi ushobora kugerayo ugatsindwa. Mikayeli atagukurikiye watsindwa, ariko ujyanye nawe Uwiteka ni umuhanga, abahereza imbaraga zo kurwana kugira ngo mutsinde. Ku munsi wa Revema natwe tuzazamurwe. Imana ibahe kumva neza mu izina rya Yesu Kristo. Aragenda aravuga ati Uwiteka ndagiye, ariko ubwo ngiye ntabwo nagenda ntaganiye nawe. Nunjana ukangezayo nkarwana n'abanzi b'Abisirayeli, nkabatsinda, nkabanesha, ngatabaruka amahoro. Nzagutambira igitambo, icyo gitambo cyoswa, zabihu ya kuteketezwa, zabihu ya kuteketezwa, haiko zabihu ya burebure. Ni zabibu yenye iko na manukato, kusudi Mungu asikie harufu. Kwa nikirudia na salama, chenye kitanikuta mara ya kwanza kuniraki, nitakitoa kama zabihu ya kuteketezwa. Imani iti genda, Bwana Mungu eti kwenda, na waragenda. Ageze yakora akazi, atabaruka amahoro. Iyo Mana yamurinze muyikomera amashyi, ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Natwe iyo tubyumvishe twumva dukomeye, dufite imbaraga. Nabyumva bashyiraho akaririmbo, kumva nabyina, bashyiraho indirimbo, kumva nasimbuka. Nawe nuje ubyumva, uje ubyinira uwo mwami. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo Yefuta yitaye ku mukobwa wari ikinege, yaravuze ati ndababaye, ariko ntacyo nokora. Iyo haza kuza inka, wenda iyo haza inka, kiba haje inka kunsanganira, cyangwa inkoko, cyangwa ihene, cyangwa indogobe. None haje umwana wacu w'ikinege, ariko Uwiteka ni mwiza, yarandinze, simbasha kwivuguruza, siwezi kurudi nyuma, nitatoa zabihu kwa sababu Mungu alinilinda. Hari igihe umuntu ahigira Uwiteka ntakubwire, kandi muri kumwe nawe ntawe yabwiye. Aburahamu aho twasomye ntawe yabwiye, yabwiye abagaragu bati musigare hano, njye n'umuhungu wanje tugende tuje gusenga. Umunsi umwe Sere yarambwiye ati, siku moja dada niambia, ati rero sasa uziko nari ntwite, unajua kwamba nilikuwa na mimba, uziko bambwiye ko umuntu umwana byari bimeze nabi, unajua kwamba waliniambia mtoto tumboni ilikuwa hatari. Umwana yavutse, sasa leo mtoto amezaliwa, amaze iminsi 2 hano mu bitaro, anamaliza siku 2 hapa hospitalini. Hari icyo nagize ngo nkubwire, kuna kitu nimehitaji kukuambia. Burya yanka yawe yukunda, kumbe ile ngombe yako unayoipenda, nabonye nta kindi Imana yadukorera, ntabwo ayonkorera, aho naweza kunitendea atari uguhigira umuhigo, bila kutoa nazili.
Nubwo ntabikubwiye ariko japo sikukwambia, igiye Uwiteka ngo nzayigusaba toa kama naziri mbele ya Mungu, nje kuyitanga imbere y'Uwiteka. Kuitoa mbele ya Bwana Mungu. Ko umwana yari yavutse ningarifanya nini? Umwana ko yari yavutse byari bigende bite? Nanje naravuze nti nami nilisema eti kuwa bihigiye Uwiteka vile ulitoa naziri mbele ya Mungu utabarutsa amahoro, unatoka salama, hagutera imigeri, hakuna kutoa teke, nuko yishorera ni kuibeba no mu gicaniro cy'Uwiteka, katika zabibu nuko hasigaye tukayitamba. tunaitoa. Hari ikindi, kuna kitu kingine, igitambo ntabwo gisamba ku zabibu burenganzira. hawezi kusamba, Nawe ntugasambe ku gitambo, nao usisambe katika nusamba ugatamba ikitari cyo kizaba nk'icya Kayini, itakuwa kama ya Kaini. uko mutambiye Uwiteka Vile igitambo, mnayotoa zabibu mbele ya muje Mungu, mugitamba mwe mnaitoa uburyo kibasha kwemerwa. vile kinaweza Ntupfe gutamba, manzi ukigenzure, nubona ko gikwiriye ugitambire Uwiteka. Nuko Yefuta atabarutse amahoro, Yefta aliporudi salama, abwira umukobwa we ati naguhigiye Uwiteka kandi simbasha kwivuguruza. siweze kujilaumu hata kidogo. None niko bibaye, Sasa ni vile iko. ashishimura imyenda ye, Akakata, aravuga ngo ye baba we. akasema baba. Umukobwa aramubwira ati Mtu wake akamwambia, baba yangu, data humura, pole sana, farijika, mahoro farijika, mbese kama tuza vile ulimwapia Bwana Mungu uko higi mana yawe amekushindania, yaragutsindiye, sasa unikubalie nandi nyemerere niende nisafiri nanje mfata na urugendo wenzangu na twende kule milimani, niende nifurahi pamoja nao, nililie ubinti wangu ili niweze kurudia, uweze kunitoa kama zabihu. Ise aramurekura, baba akamwacha, aragenda. Ariko ntabwo Yefuta yasigaye ari kuvuga ati ndahindura ntambe ikindi. Igihe umukobwa we yaziye, ntabwo yitaye ko ari ikinege, ntabwo yitaye uko aboneye. kama iko mlembo, Mwumvishije hepfo uwo mukobwa ngo yari atararongorwa. ule binti baada alikuwa hate kuzagira umuntu wiyanduza ngo niwe uratambira Uwiteka igitambo. Reka kwiyanduza, izi imbere y'Uwiteka uri uwera, wiyeze, Imana ikubabarire kugira ngo ibitambo byawe byemerwe. yapata ukubaliwa, Nupfa gutamba toa dhabihu kazi yako, nupfa gutamba birakureba. Imana iri mu ijuru Mungu mbinguni ibampera umugisha wabariki bwo kwakira ijambo ryayo mu izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo. Kandi ngo guhera icyo gihe Tangu ile wakati inkumi z'Abisirayeli wa binti wa Maisraeli wabaye umugenzi ilikuwa kama desturi kugira ngo baje kwibuka Kusudi wapate wa mukobwa watambwe ari ikinege, wa undi watambwe ari isugi. alikuwa bikira N'Uwiteka na Bwana Mungu ntabwo azajana umugeni wiyanduje, ahubwo azajana bikira safi, vierge puse. Ntabwo ari umugeni wanduye, ahubwo n'uwejejwe, niwe uzaja mu bukwe bw'umwana w'intama urabera mu kirere. Imana ibezesheje ijambo ryayo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abarazamurwa n'abejejwe naho abanduye ntabwo baraja mu bukwe. Abejejwe Imana igumye kubeza kugira ngo mugere ku rugero rushitse, namwe ubwanyu mwiyeze kugira ngo Imana ibone uko ibeza. Wezwe mu mubiri, wezwe no mu mwuka kugira ngo wemerwe. Imana izaza gufata umugeni utanduye, umugeni utanduye, utagira ikizinga cyangwa umunkanyari. Abisirayeli bari baratataniye mu mahanga, walikuwa wametawanyika mataifani. Imana yari yaravuze ko bazasubirayo. Mungu alikuwa amewaambia kwamba watarudi kwao. Ariko igihe batatanye, wakati walitawanyika, bari banyazwe ijambo walikuwa wametekwa kugira ngo twebwe turihabwe. kusudi sisi tupate kulipata. Ntabwo narinzi message, sikuwa najua ujumbe. Imana yayimpaye nayishima nte. Mungu aliyenipa ile ujumbe, Imana yarakoze, alifanya vizuri. ariko iravuga iti, Lakini kasema eti nimubona ukitazama
igiti gitangiye kongera gutoha, muti kianza gitangiye kongera gushibuka, kama muti inaanza chipuka, muzararame, mutazame juu, mwubure amaso yanyu, mutazame juu, mumenye ko igihe cy'ubucunguzi mambo ya ukombozi iwanyu kwenu kigiye kugenza ute gusohora. yu karibu. Ariko umuhanuzi Lakini nabii Frere Frank mu rwandiko ruzenguruka, ndugu Frank kwa barua ya kuzunguka ari kuvuga anasema eti Abisirayeli ubwo baratatanye, wana Israeli wakati walitawanyika katika mataifa, ne bari gusubirayo. sasa leo wanarudi. Ubu kwanza bamaze gusubirayo, Sasa wengine bagurishije ibyabo. walishaujisha mambo yao. Frank ari kuvuga ngo Frank anasema eti iherezo ry'ubucunguzi kuisha ukombozi ku munyamahanga kwenye mataifa rigeza yu karibu sana. aha, Kumulango kwenye riri mulango, kuherezo, kwenye mwisho, kwenye mwisho. kuiherezo Ukombozi ku mataifa, uchunguzi ukombozi kubanyamahanga, kwetu uchunguzi watu unafika kikomo. ugeze kuiherezo, Mwiyeze jitakase kugira ngo muzamurwe mwejeje, upate kunyakuliwa mujitakase. utejejwe ntabwo azaja mu bwami. Tukuganira ijambo rigira riti igitambo kizima. Zabihu kamilifu, Igitambo kizima nto kiburana. zabihu kamilifu Igitambo kizima uwo kugitamba ntiyivuguruza. Igitambo kizima umanza wakisuzuma ukareba ko gikwiriye, ukabona ukagitamba. kuipata kuitoa. Tugeze kuri Aburahamu. Tunafika kwenye Ibrahimu. Aburahamu Imana imuha umwana, Ibrahimu Mungu akampa mtoto, nyuma yaho iramumusaba. baadaye akamulomba yule mtoto. Imana imaze kumusaba Aburahamu, Baadaye Mungu alipomulomba yule mtoto Ibrahimu, Aburahamu arabyumva. Ibrahimu akaisikia. Mwumvishije uko badusomeye Mlisikia vile walisomea ukuntu ko Aburahamu yafashe umwana, kama vile Ibrahimu alichukua afata mtoto n'abagaragu be, akawatika na abashira watumishi, imbere, akaweka mbele, afata inkwi, akapata kuni, afata umushyo, akapata kisu, baboneza inzira, wakashika bajya njia, ahantu Uwiteka yamubwiye. wakaenda mahali kule Mungu Bagezeyo, walipofika abwira abagaragu ati musigara, akawaambia je watumishi, ni umwana tujye gusenga. mimi na mtoto tutaenda kuomba. Umwana ageze imbere ho hatoya, Mtoto alifika aramubwira ati data, baba, aramwita bati mwana wanje ati ndakwitabye, mtoto wangu nakutika. ko ndi kubona inkwi, Mbona naona kuni, nkabona umuriro, naona moto, nkabona umushyo, naona kisu. none igitambo kiri rudawa. Wapi? Igitambo kirihe? Dhabihu yu wapi? Aburahamu umugaragu w'Uwiteka Ibrahimu mtumishi wa Mungu ntabwo yabuze ibyo gusubiza, akosa jibu, kuko yarazi Imana mu burebure, sababu alikuwa yarazi ibyo yamukoreye. Ese nawe waba uzi ibyo Imana yagukoreye? mambo ya Mungu. Aburahamu abwira Isaka ati, Ibrahimu akamwambia Isaka, mwe mwana wanje Isaka, ntugire ubwoba, usikuwe na shida, humura, humura, Uwiteka ari kumwe natwe. Igitambo cyoswa, umwana w'intama wo gutambira Uwiteka, Uwiteka aramwishakira. Eternel ni umuhanga, ni Imana ishobora byose, ni Yehova, ni Imana isumba byose, pita yote irishakira igitambo. atafuta dhabihu. Aburahamu afata umuhungu we, Ibrahimu akachukua nguwo mwanake, aramuboshe, akamfunga, amaze kumuboha akamaliza kufunga, afata umwana we akashika mwanae, amushyira ku gicaniro, akamweka juu ya madhabahu, afata inkota, apata kisu, yagiye kuyitera Isaka. akamchomeka kisu. Gaburiyeli aratabara, Imana yari imutumye, kuko Aburahamu ibyo yari yavuze Senyeri yari yabyumvishije. Aramuhamagara ati Aburahamu, Ibrahimu aritaba ati karame, akaitika ati abe, ntugire icyo utwara uwo mwana. usimtendee jeule mtoto. Akebutse ku ruhande Alipotazama kando, abona imfizi y'intama, akaona dume amahembe kondoo, yayo yarafashwe mu gihuru. pembe yake. Aburahamu aragenda afata ya ntama, Ibrahimu akashika yule aba ariyo kondoo, atambira Uwiteka. akatoa kama dhabihu. Ariko Aburahamu ntabwo yitaye ko Isaka ari ikinege. Ibrahimu akujali mtoto Turi wake kuganira ngo sana. igitambo kizima, igitambo kizima ni icyo Imana yemera. Igitambo kizima Uwiteka aracishakira. Ntujye ushidikanya ku gitambo, weho ugitambe utitaye ku bindi. Imana ishobora byose iri mu ijuru yo izagishaka. Imana iri mu ijuru izaguha imbaraga z'ukuntu uri bugitambe. Nimutambira Uwiteka igitambo, muje mugitamba mu buryo kiremerwa. Ijambo nabaganirizaga niri ngo igitambo kizima
igitambo kizima Imana iracemera, igitambo kizima Uwiteka aracishakira, igitambo kizima ntabwo kiburana uburenganzira bwacu. Abateranye mwese bifurije gutambira Uwiteka ibitambo bizima by'Uwiteka ashima, cyane cyane mutange imibiri yanyu kugira ngo ibe ibitambo bizima bishimwa imbere y'Uwiteka. Aho muririrwa mwirirwane n'Uwiteka. Imana ibahumurize. Yesu Kristo. Baada ya kukula mayokuja ni kumshukuru kugushima. Katika nyimbo moja tu mu ndirimbo imwe maana tutaita ambaye hamuzoe kusikia na kuishi. Turahamagara uwo mutamenyereye kwa turigiti tuko wa bose turabakiye tunataka tombora ambaye hamuzoe tugiye gutombora uwo mutamenyereye.